wumva ko zihiye akubundi warasaze. Inyama isimbukiye mu kanwa ariko mabusha nushaka unkata amezi abiri. Byose nibyo mu nyanja, ari bikeri, ari isambaza. Neza ngusabagosha kantu ngiye. Ashaka gufungura kampani mu Bushinwa. Kiriya kigabo kiri hariya gifite amafaranga. Ku mama murasa neza. Wama emisiyo Katarina. Twari twumvikana ko turi abantu babagabo. Ubuze ko nakubwiye ikiro cy'inyama. Nkabadera nta nirusisiga mu buzko nari mu magashiro wanjye ugarari. Avuga ko turi abantu bo mu birwa byo ngiyo ibirwa bitazwe. Uvuga ashwa mahati bien. Aravuze ngo Mandoga yo reka mbyikwigishe ndagukinira. Wigeze ugikinaho? Oya banzu nyereke. Burete gato amafaranga yawe utaza kuba ngo barayije. Kuko iki ngiki gitanga amafaranga 100 hafi miliyoni. Iki ngiki danger zone. Iki ngiki iyi ni pubere yujuje ibyangombwa. Iki cya miliyoni nicyo ndabanga. Iki amafaranga ni pubere gusa. Kanyine kuri iki gitanga miliyoni. Burete mukinira. Kirya barizi ndabona kiro n'umukobwa mwiza. Gerageza. Kandi igirayo amaraso y'amafaranga atameneka kirakuriye ngakiru nyinire ako nurya nayange ntakayo gushaka nta inzo gushaka ikibazo si nurya uragurica muhoza bazibuzaniye Primus ndabizi yakunda Primus y'umuntu muzanire Primus n'urufunguzo uzane ibintu byose ufungura niko yicara baba wici reka wereke zana 400 kirayariye uretse wereke banza wituza nanjye uzanire ka sige nsangira n'ababo ya yindi nini nkiyi icara ituza icara nyuma yanjye hano bose amafaranga aranciranye ubu kiraririmbye oya buretse oya ni ukuvuga ngo buriya kirayabitse kirayabitse gucu Karame. Boss no. bite byawe Ni byiza cyane. makuru yawe Meza pe. kumaze iminsi 3 tutamvirisa. Boss ibintu byarakazayirwa n'abakiriya tukibona. Abakiriya mu kibono bantu ntago bari nyese. Nyine haza abakora ibyoroshye ariko ibikomeye rwose wapi. Biragenda na byose. Nyine baraza ari abo banya ariko abakora yizira abakora ibyoroshye cyane rwose kurusha wa undi bo. Duturi isoko. Abantu baraniye. Nyine abantu baraza bakora ibyoroshye ariko ibikomeye reka kandi abizi ko ibyo ibikomeye nibyo badahamo 200 rero nago nyibona abo bantu pe. Oya uri murambesha. Abantu duturi isoko niyo mpamvu dufite amatuwarete hano abantu baraninya bakananyara byose. Kuki udashaka kuma amafaranga uyashirahe? Reba no kuna ahantu hasa nta nisuku ba wakoze ndimo kwakora nangiye kwakora. Wari uri gukora iki kuva bwakereye? kirayabitse reka nongereke kirayabitse ariko wasubiye gutomera somaho oya nurya turanywa nanga umugabo utinya inzoga cyayazi rwose kirabitse ni menshi kirabitse ubu ngo kirabitse kuko hasigayemo 100 ryawe buretse 100 bakiri 100 uze kubwira amabuja ko ndabwira ngo itimawe ubwire amabuja ko oya dushobora tuyakinire yose ahere yose 100 ndabamubwira gasubire n'ubundi aranyirukana ndabizi yashiremo nayo rye twabona ariko bansome gutomeraho sha uri umuntu mwiza zara je ndiko moza nani akabene ngaka sha kanzanire nani ngaka kiramo bimukorera kora
ndakwigisha rega uri hatari jawe ukadanjerewe ariko boss ugiye nawe nagwa no bakina gutya noneho cyakurya kikaba kirabizi ubwo kirabitse icara kirabitse ese ndabwira mabuje ngo kikoshe nuko buje uramubwira ko cyabitse ariko nawe we nabyo ubu kirabitse banyiruka ruzanga aya ngaya nayo naya finance minister of financial ubu ngubu nyine kirabitse uko bimeze ntabwo ari aya gusa aya ngaya ni ukuvuga ko twebwe dushyiramo amafaranga nari nsigaranye 200 karange ndebesha urumuna umugabo abona mbonye igihu hobera ja urumuna umugabo uretse sekana ariko boss ufite ubwenge shyiramo ya tikura shyiramo nayo kiremo 200 uragihembera singayi icara gutomera boss kiyazi gutomera mabuje aranyirukana amafaranga boss nese ko mba ndandimo kwakora kandi mba nanategereje nabo bakiriya none se bakira ntago bari bavuye kurinya kucyumbwira ngo ntago abantu barinya ukaba udashaka kumpa amafaranga erega boss buriya wasanga buriya ahubwo ubanza abantu basigaye babigura bakabijya kubirira mu rugo akaba ari naho bani ku buryo bamara iminsi 3 yose utamviriza boss nta kibazo rwose ndayazana sobisi ko ari wambwiye ngo njye nyabika mu rugo none hari mu rugo ugura yampera rimwe ndaguhera rimwe yose y'iminsi 3 yo nakoreye rwose yabazaga bakora ibyoroshye ibikomeye byo rwose si waya ibyoroshye ntabwo ndi kumva ibyo ari byo nyine baranyara boss gusa kunyara bigendana no kurinya ntabwo umuntu yanyara ngataninya biragenda no kuko abantu baba bahaze nese ko nta muntu ukinjiramo imbere bose banyara muri kariya kantu nizere kuri buze kumpa amafaranga menshi minsi 3 ni myinshi abantu bani ndagiye uze kuyazana kandi niba ngombwa nkazanga atari menshi nzakwirukana nshira hundi abantu bakeneye akazi ni benshi ya boss mwamumimukiye rwose nese ko atari njyewe utuma abantu baza hano kukunya no kunyara kora nizere abantu niba niyumvirize base ndagukubita uretse amafaranga yanjye ntabwo nasura kwa mabuje bose ndagukubita nizere inyuma ndagukubita video mu rukore ndagukubita video ubu ndabwira mabuje ngo iki ku mafaranga yamaye ubwa umaye sambaza yanumye amafi none n'amafaranga ari kugarura ari bose ndagukubita video y'acyamungu bose y'acyamungu ndagukubita video ukoresha amavide none uziko nakumena umutwe isambaza barazitwangiriza wabushirizo ayo mafi ndakubweza n'amafaranga ya mabuje ubu ndagira ngo imbere ya mabuje ndi kuvuga ngo iki arimo humura umaye isambaza nta mafuma n'urayize unje n'amafaranga none ari kugaruka ushaka kunyirukanisha ukazi ma amafaranga ya mabuje kiryabarezi urakarezi ni ntacyo cyagutwaye umva we kunkanga nguri murokore ubu nje n'ubwambira ngo nje mu ijuru ntago najyayo ko bose mfashe neza mabuje mfashe bien ma amafaranga ya mabuje ngo amafaranga ye zana amafaranga ngabo we ndamuhemberwa bose aho ngira ngo banyirukane ndakumena umutwe wa serious ntunyinishe nyiko izo ni inkoni se iki mama frag mabuje nyirukane kubera wagiye ugafata ibitiritiri fata ibitiritiri amafaranga ya mabuje leta zire frank fakiri uraza gukina ibintu hano ukagira ngo icyuma cy'abazungu kirakina wowe urambeshya ngo ndarya amafaranga ngo bibiri ngo kirama 4 mpa amafaranga ya mabuje honda ntabwo banyirukana kubera wowe mpa amafaranga ya mabuje witwa nde 1 2 3 4 irindi zina witwa nde inyanja y'amahoro nta mahoro uzagira mu buzima ndatangira kunguragurira kuko uri umugome uramwita amacupa hasoni amafaranga ya mabuje guhaya amafi cyangwa umena umutwe ngewe nguhaye inzoga ushaka kunyirukanisha ukazi ngewe urayishyura nta deni ryanjye inzoga ufite yigura ngahe toka sasa toka basi mpa amafaranga ya mabuje uranze zana n'ibyo ukirimo ese ko ruko nanze gusohoka bose ahari kumbijana siburi ese ko ruko nanze uramijana iminota yose mazemo hano nanze gusohoka hano bose ahari
urabizi yari arimo aravuga ngo nta mafaranga ucinjiza hano kandi n'ikirenzo nta n'abakira mu kigero urimo uranyishyuza ushaka nkwishyura angahe none urenda kumbwira ko iminota yose umazemo hano wari urimo gukora ibyoroshye ahubwo se ikibazo cy'amatsiko njyewe ntabwo ndi umukiriya wa hano sindi umusango hano njyewe uri umukiriya ariko ntabwo bivuze yuko ujya muri toilette ugakora ibyoroshye ibikomeye ukabicanga warangiza urabizi ko ari desi nta mafaranga ucinjiza hano umva hano umubwire amafaranga none se nari kuza hano bose ahari kandi yari ari kuvuga ngo nta mafaranga ucinjiza iyo nguha ijana areba ahubwo se uramuha tangira umuhereza kuri ayo ngayo kandi cyakoraga ibikomeye rero nine namubwira ngo amafaranga yabuze ajya yirirwa avuga ngo biki uriya bose nguko yakoraga ibyo bikomeye hari ubwo ayamaye si ureba cyakoraga ibikomeye gishenze uretse kandi kabyera barakoreye menshi ijoro ryari rimeze gutya kiriya kigabo nagikuye ndumva ari ngewe ubikofi irabyimbye ariko se bimeze bite yakariye ngo tumutume rwakuze ibiryo rwankoreye uzi ko mutipa yavuye hano nta n'ikintu amariye kubera rirangigira ngo ni yaka namubwiye se ngo agende ateke inyama agende mu nkono ziriremo zose zishire mbuze uko mbigenza ngo gakinigura agafi byibuze dusanga ikahiye sheri yakagiye kubitira n'ubu ngubu ntaragaruka amasaha 5 ubu nawe utekesha inyama yakagute ubwo nari gutanga kayante akwagira ku bucucu ambwira ko nari kintu gusigiye somjo asigiye iki se nyine umuntu ngo ntiyariye ngo nakeya arasohotse uramwemberera umva ayakiya naze basi mutume niyo byeri nta telefone rurihese kamamagare murokore nawe sinzi Mabuje ndaziza. Yaka. Zamana. Mabuje nagize kwa murokore amafi ndayabu. Ariko yaka wuzura mu mutwe. Umuntu agutubasa umaze amasangahe. Mabuje wo kagira imanuka ngusobanurire. Murokore nta mafi yari afite. Ajya kunyereka ahantu hari amafi. Yumaze kuyabara nta gutaha. Kangusobanurire rwose. Yaka. Uno munsi nta gundara umva. Zana hano. Uko nge murokore yambwiye yuko Ubaye nta mafi. Aya nta mafi nagutuba. Ikindi cyo cy'amafi. Murokore yambwiye ngo amafi. Nose namenye ibyo mu nyanja. Yambwiye ngo zose ni inyama zo mu. Byose biba mu nyanja. Yambwiye ngo byose ni inyama zo mu nyanja. Nose nari gukora. Yaka uva nkubwire. Ndakubwiye ngo fata urya ibi bicucu byawe byose ubiriye nurangira. Ugenda uzinga imyenda yawe utahe singusha. Murokore kurusha ubwenge amafaranga ari he? Murokore yanyoheje tuyaryana mu kirya barezi niwe wari uri gukina. Arangije amerezora amafi yampaye. Ngo abari yonzana kwa Mabuje. Ahubwo hamagara murokore umubaza. Yaka umva nkubwize ukuri. Umaze kungera hano urandambiye. Urumva niyo waba hano utankorera umva ntakwishura ntago ibi nabivamo. Nagutumye wariye. Ngoje mu kirya ibyo nabyishingira. Nawe uragukata ameza ngahe? Ngukata ameza ngahe kugira ngo noneho birangire. Ubu uzakora imyaka ingahe none? Bose Mabuje ntuzongere no kumpemba nibere hano nge nijya gusa umena gato. Nawe nzongera gusaba amafaranga. Ntago nakubeshya. Yakarakabije ojya no ngomba kumwiruka. Niyo waba ukorera ubuntu hano. Arashimishije. Uzi ni yankoreye. Nyine zajye umumenyera uhaye stock ukire mu nzu. Allo? Muroko wambara ukazana mu rugo ko ngushaka. Ngo ntaguza? Muroko ninzaho ngaho turaserera sibyo? Ntago nzajya mpereza amafaranga umukozi wanjye ngo mujye kugenda mu yanywera inzoga ibyo ntago nabivamo. Oye ndaje noneho kandi urayansubiza. Ubwo ubusaza bwigize ubwesiko. Umva, ngwino hano. Hase wagiye wihuta. Kuri kw'Imana wanimbiye mwana. Ngiye mbira nanga umuntu utinda kuri gahunda. Ntago natinze ahubwo nawe naguhamagaye nimero yawe irananira. Nabonye utinze kuza, mbonye utinze kunza nanjye kwihamagara Rivette nayo nzi kutakije. Ibaze ahubwo se mbwira meze bite. Dore hano hari ikigabo. Wakibonye? Kiriya kigabo kiri hariya gifite amafaranga. Urumva ku buryo ni pusi tayamara. Wowe genda ukora akazi kose. Wowe umwana nawe. Subize. Genda ukora akazi kose kandi umva. Niwe turi kumwe tu. Tuzabarya ubwo zotekereza ko afite amafaranga.
ntabwo ari wowe singufashe ngwino hano murako ngwino hano